Ndabashuhuje mwese, Imana y'amahoro ibane namwe. Nabasuhuje mwese uko mwakabaye, nta n'umwe uvuyemo, Imana ibarinde. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo bugingo kandi ni ryo mwuka. Abantu benshi birirwa bashakisha ibijyanye n'umwuka wera, bakajya mu misozi, bakajya ahantu hatandukanye gushakirayo umwuka wera, nyamara ijambo ry'Imana barisize cyangwa se baritwaye mu ntoki zabo, kandi ari ryo mwuka rikaba n'ubugingo. Rero mbere y'uko dutangira, reka twicishe bugufi dusenge kugira ngo Imana abe ariyo iyobora iki cyigisho. Data mubyeyi wacu, wowe muremyi w'ibiriho byose, we dukesha kubaho, uhabwa icyubahiro. Nta yindi Mana yaremye ijuru n'isi uretse wowe. Nciye bugufi, kandi buri wese muri iyi si yagombye guca bugufi akaguha icyubahiro. Ngwino wigishe, twe tube ibikoresho byawe, kandi abumva nabo ntibazumvishwe n'umubwiriza, ahubwo bazumvishwe nawe. Reka ibyo ushaka abe ari byo bibaho, ibyo dushaka bye kubaho. Mu izina rya Yesu niho tubisabye twizeye, amin. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo gukizwa n'ubugingo bwe. Gukizwa n'ubugingo bwe. Mbese ubwo bugingo budukiza ni ubwande? Mbese uwo muntu watanze ubugingo bwe kugira ngo dukire ninde? Reka dusome mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 7. Ni Bibiliya yera dukoresha. Baroma igice cya 8 umurongo wa 7. Hari amagambo ngira ngo dusome kumve icyo Uwiteka avugira mu ijambo rye. Haranditswe ngo, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Ndayasubiramo. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Ijambo ry'Imana rimaze kutubwira ko umutima wa kamere udashobora kumvira amategeko y'Imana, kandi koko niko biri. Rero reka tugire amagambo dusoma hano. Urupfu rwa Kristo rwunga umunyabyaha wizeye n'Imana. Ntabwo ari urupfu rw'intama cyangwa urw'ingurube cyangwa urw'ihene cyangwa urw'inka, ahubwo ni urupfu rwa Kristo rwunga umunyabyaha n'Imana. Muri kamere yawe uri umwanzi w'Imana, kandi uri urwango rushingiye mu kutumvira amategeko y'Imana. Ushobora kwibaza impamvu abantu benshi, yewe harimo n'abategetsi b'iyi si, banga abantu basenga Imana.
Igisubizo turakibonye, ni uko imitima yabo ari iya kamere kandi badashobora kumvira icyo Imana yavuze. Ndagira ngo nshuti muvandimwe, wowe uzakurikirana iki cyigisho ube maso, kuko ushobora kwisanga mu kaga gateye ubwoba. Amategeko y'Imana ni imibereho yayo, kandi imibereho yayo ni amahoro. Abantu banze kubaho imibereho y'Imana, abantu banze kubaho uburyo Imana yategetse, ahubwo babaho uburyo bo ubwabo bishakiye. Ariko ikintu gitangaje, nibo birirwa mu ntambara bashaka amahoro, nyamara amahoro ari mu kumvira ijambo ry'Imana gusa. Amahoro atari mu kubaha Imana, ayo mahoro ntacyo amaze. Abantu barwana intambara zandanze, amakimbirane atavaho, ngo barashaka amahoro, ariko amahoro atarimo Yesu Kristo, ndetse amahoro adatanzwe nawe ubwe, ayo mahoro ni imfabusa, ntacyo yamara. Reka dukomeze turebe icyo ibyanditswe byera bivuga. Nuko rero Kristo niwe mahoro yanyu, kubera ko muri we ugirwa umukiranutsi w'Imana, kandi uba uhujwe n'ubugingo bwe. Bivuze ngo iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukababarirwa ibyaha byawe, nta kindi gikurikiraho uretse kwakira ubugingo bwa Kristo bugatura muri wowe. Icyazana ngo uyu munsi, kuri uyu munota n'isaha, wemere kugengwa n'imibereho ya Kristo, aho kugengwa n'inarijye ya kamere yakubase. Ubundi warangiza ngo uri umukristo, ntabwo nkubujije ubukristo bwawe. Mu gutanga ubugingo bwe, Kristo abuha buri wese uzabwakira. Ntabwo Kristo azigera ahatira umuntu n'umwe kwakira ubugingo bwe. Oya, kubera yuko azi neza yuko igikorwa cyo guhatira umuntu gukora ikintu kinyuranye n'amahame y'ijuru, kinyuranye n'amahame y'urukundo, ari igikorwa kiba kiyobowe n'umwanzi. Rero Kristo ashyira ubugingo bwe hariya, buri wese akihitiramo uko abyumva. Nta muntu n'umwe Yesu Kristo azigera akubitira kumwakira, nta muntu n'umwe Yesu Kristo azigera akubitira kumva ibye. Uzabyumva cyangwa ubyihorere, ni uburenganzira bwawe. Icyakora ugomba kumenya ko nyuma y'ibyo byose hari urubanza, kandi urubanza utazigera utsinda niba utari kumwe na Yesu Kristo. Igihe ubwakiriye, ushobora kuvuga uti nabambanywe na Kristo. Si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Wiyunze n'Imana kubera ko ufite ubugingo bwayo. Icyo wakoze ni ukugurana binyuze mu kwegurira imibereho yawe Kristo, nawe akaguha ubugingo bwe. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite ubugingo bwa Kristo, uwo muntu ni umupfu, ni intumbi igenda yarangije gupfa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utarabyarwa ubwa kabiri, yabyemera atabyemera, ni intumbi yigendera. Ibyo agomba kubimenya. Igihe Kristo we ubwe akwihaye, aguha imibereho ye yose. Wakira imibereho ye ari uruhinja, imibereho ye ari umwana, imibereho ye ari umusore, ndetse n'igihe yari mukuru. Iyo wemeye ko ubuzima bwawe bwose nta kindi bwigeze buba cyo uretse icyaha gusa, hanyuma ukemera kumanika amaboko,
ku bwa Kristo uba ukoze igurana ryuzuye, kandi uba wakiriye imibereho ya Kristo kuva ari uruhinja kugeza mu gihe cy'ubukuru bwe. Iyo mibereho isimburwa cyangwa se isimbura iyawe ubwawe, bityo uzagirwa umukiranutsi imbere y'Imana. Uratsindishirijwe atari uko Imana yemeye kwirengagiza ibyaha byawe kubera kwizera kwawe, ahubwo kuko Imana yakugize umukiranutsi, yakugize uwumvira amategeko binyuze mu kuguha imibereho yayo ubwayo yo gukiranuka. Yesu ari mu isi, nta tegeko na rimwe ry'Imana yigeze asuzugura cyangwa se yanga kumva. None umuntu wamaze kubyarwa ubwa kabiri, ikiba gisigaye ni iki? Ni ukumvira amategeko Uwiteka yandikishije. Ariko biratangaje kuba abantu benshi uyu munsi bavuga ngo bababariwe ibyaha byabo, ngo bafite agakiza, ariko ako gakiza wababwira ikijyanye n'itegeko ry'Imana bakakureba ingwe, bakarica amazi, bakarihindura ubusa, kandi ngo babonye imico ya Kristo cyangwa se babyawe ubwa kabiri. Birababaje kandi biteye ubwoba. Baba babeshya, ntabwo baba bari mu kuri. Mwacungujwe amaraso ye kugira ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14. Ibi bisobanuye ko iyo wakiriye ubugingo bwa Kristo, mu mwanya w'imibereho yawe y'ubunyacyaha, ubwo ubabariwe ibyaha byawe, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo, kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Abalewi igice cya 17 umurongo wa 11. Ubwo rero mwacunguwe binyuze mu maraso ya Kristo, kandi mwunzwe n'Imana binyuze mu rupfu rwe, kubera ko binyuze mu rupfu rwe abaha ubugingo bwe. Nta handi bugingo tububonera uretse mu maraso ya Yesu Kristo gusa. Ubwo niba amaraso ya Yesu Kristo ntacyo amaze kuri wowe, nta nubwo uri muzima, ahubwo ufite ikibazo. Kandi ibi bintu ushobora kubyumva cyangwa ntubyumve. Ibyo ni uburenganzira bwawe rwose, nta mpaka, nta n'imbaraga, nta gitugu, oya. Igihe wakira ubugingo bwe binyuze mu kwizera, uhagarara imbere y'Imana nk'utarigeze akora icyaha. Niyo mpamvu umuntu wabyawe n'Imana akavuka ubwa kabiri nta cyaha akora. Niko inyandiko imbwira, niko Bibiliya ivuga. Nta cyaha akora, ahubwo akora amakosa, kandi amakosa nayo akayamenyeshwa n'Umwuka Wera, agasanga se, hanyuma akamubabarira. Amategeko aragusuzuma, agasanga nta kibazo ufite, kubera ko imibereho yawe ya kera itagihari, kandi noneho muri uwo mwanya ukaba ufite ubugingo bwa Kristo, utarigeze akora ikintu na kimwe kidatunganye. None abantu turi kugana hehe muri iyi minsi? Turi kugana habi. Ariko noneho bimeze bite ku hazaza? Nk'uko mwiyunze n'Imana binyuze mu rupfu rw'umwana wayo, niko mukwiriye kugirwa cyangwa se gukizwa n'ubugingo bwe, ubwo abaha binyuze mu rupfu rwe. Ni gute mwagumana ubugingo bwe? Nk'uko mwabwakiriye. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6. Ni gute mwamwakiriye? Ni kubwo kwizera. Ubwo rero mugomba kugumana ubugingo bwe kubwo kwizera, kuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kwizera muri Kristo bitanga ubuzima bw'ibyamwuka, nk'uko kurya ibyo kurya biryoshye bitunga ubuzima bw'ibigaragara. Ndakwifuriza guha agaciro ijambo ry'Imana uko byagenda kose.
Ndabizi abantu benshi bararisuzugura bakaryanga ngo ntacyo rimaze, ariko ijambo ry'Imana niko kuri kandi niryo bugingo. Bivuze ngo utarifite yamaze gupfa, akeneye kuzurwa na Yesu Kristo gutanga ubugingo, akamufasha akongera akabaho kuko ariho atari. Kwizera muri Kristo bitanga ubuzima bw'ibyamwuka nk'uko kurya ibyo kurya biryoshye bitunga ubuzima bw'ibigaragara. Umukiza arakubwira ati, urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Yohana igice cya 6 umurongo wa 54 n'uwa 55. Murya umubiri we binyuze mu kurya ijambo rye. Ku murongo wa 63 niho ayo magambo ari. Bivuze ngo umuntu wese utiga ibyanditswe byera yishwe n'inzara ndetse yarapfuye, ntabwo ari muzima. Ariko umuntu wiga ibyanditswe byera akaba yarabyawe n'Imana, uwo muntu ni icyaremwe gishya, na Satani ubwe ntashobora kumuhangara niyo yagira. Murya umubiri we binyuze mu kurya ijambo rye. Ku murongo wa 63, kuko handitswe ngo muzabeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. None uyu munsi abantu banze ijambo ry'Imana barihinduye ubusa, nyamara barirwa bavuga ngo ni abakristo, ngo ni abana b'Imana. Icyo ni ikinyoma. Ntabwo waba warakiriye nyiri ijambo ngo wange ijambo rye, ntabwo bishoboka. Gukizwa ku bw'ubugingo bwe. Mbese imiterere y'ubwo bugingo imeze ite? Ntiburangwamo icyaha, kuko muri we nta cyaha kimurimo. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 5. Icyaha ni ukugomera itegeko. Ku murongo wa 4. Nuko rero ubwo bugingo buzaba ari ugukiranuka ku mategeko. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kari kandi nikazahora iteka ryose. Yesu Kristo ntajya ahinduka, ntateze guhinduka na gato. Yesu Kristo uko yari ari ejo niko n'uyu munsi ari. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 8. Kandi ubuzima azabaho muri wowe uyu munsi bumeze nk'ubwo yabayeho ubwo yari ari hano ku isi mu myaka 2000 ishize. Yaje hano kuguha urugero rwuzuye rw'imibereho y'Imana. Imirimo yakoze icyo gihe azayikorera muri wowe ubu nuramuka umwakiriye, kandi icyaha atigeze akora ntabwo ari wowe uzagikora nubaha imibereho ye mu buryo bwuzuye. Zirikana bumwe mu buryo bwihariye bw'ukuntu yabayeho yumvira amategeko y'Imana. Nshuti bavandimwe, bashiki banjye mwese, ntabwo ijambo ry'Imana ribeshya. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kuko icyo rivuze kiba ari cyo. Yesu Kristo nta cyaha yigeze akora, kandi igihe tumwakiriye tuba twakira imibereho ye. Bivuze ngo natwe nitumwakira nta cyaha tuzigera dukora, nta tegeko ry'Imana tuzigera twica, kandi tuzakunda abantu bose ntawe turobanuye. Ntituzishimira ibyago bya bagenzi bacu, ahubwo tuzajya tubabazwa n'abarenganya abandi, kandi ibyo ntacyo tuzabikora uretse kubishyira Data, akaba ari we ubishakira igisubizo. Itegeko rya 9. Yesu ni wo kwizerwa n'umuhamya nyakuri. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Urwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 22. Uzavugisha ukuri niba Kristo atuye muri wowe. Uyu munsi biratangaje kuba abantu bavuga ko ari abantu bamenye Imana cyangwa se ngo ari abana b'Imana. Uyu munsi cyitwa ukuri bagishyize ku ruhande, ahubwo bimitse ibinyoma nibyo bashyize imbere. Mu mirimo itandukanye nta kuri bagira, bahora bashyize ikinyoma imbere, kandi ntabwo bashaka kumva ukuri, ahubwo icyo bashyize imbere
ni ukubangamira ukuri bagashyigikira ikinyoma. Barakomeza, nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Uvugisha ukuri, niba Kristo atuye muri wowe. Itegeko rya 6, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Luka 9:55. Yagendaga agirira abantu neza. Niba Yesu Kristo ari muri wowe, uzagira abantu neza, ntabwo uzanga kubagira neza. Byakozwe n'umwigisha wacu mu 38. Yaje guhindura urupfu ubusa no guhishura ubugingo budashira akoresheje ubutumwa bwiza. Urwa 2 rwa Timoteyo 1:10. Nuko rero azabaho mu mutima wawe imibereho y'urukundo no kugirira bose neza n'umwakira. Ndakwifuriza kumwakira kuko nibyo by'ingenzi kurenza ibindi. Itegeko rya 4, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Luka 4:16. Yazirikanye itegeko ry'isabato aravuga ati, amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Matayo 12:12. Yavuze ko we ubwe ari umwami w'isabato kuko ari we wayiremye. Ntiyigeze akomeza icyumweru. Nuko rero nta mibereho yigeze abamo yo gukomeza icyumweru kugira ngo nawe ayiguhe wowe umwizera. Imibereho ye yo gukomeza umunsi w'isabato niyo yonyine abasha kuguha. Nk'uko yakomezaga isabato ubwo yari ari hano ku isi, ni nakazabaho imibereho yo kuyikomeza muri wowe uwo atuyemo. Ni bangahe bavuga ko ari abana b'Imana? Itegeko rya 4 ryarirengagijwe, aho bafashe isabato y'ukuri bayisimbuza isabato y'impimbano, ariyo cyumweru kitanditse mu byanditswe byera, ariko barangiza ngo ni abakristo. Hari abantu benshi bakunda umwami wabo cyangwa se bakunda umwami, ariko bakaba batarasobanukirwa ko gukomeza icyumweru atari umugabane w'imibereho ye. Nk'ingaruka y'ibyo, ntibaramwiyegurira ku bigendanye n'iyi ngingo, ariko uko bagenda bakurira mu buntu no mu kumenya Uwiteka n'Umukiza Yesu Kristo, bazamenya ko gukomeza isabato y'umunsi wa 7 ari igice gikomeye cy'imibereho ya Kristo, nk'uko kubaha ababyeyi cyangwa kuvugisha ukuri bimeze, kandi bazamwemerera abeho imibereho ikomeza iri tegeko no muri bo. Uko wemera Kristo gutura muri wowe mu buryo bwuzuye, uhinduka umwana w'Imana kubera ko ari imibereho ya Kristo uzabaho, kandi Data azakwishimira nawe ndetse nk'uko yishimiye umwana we w'ikinege. Rero Uwiteka agushoboze kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana kandi uryubahe, kuko ni iry'Imana ntabwo ari iry'abantu. Hanyuma ngo namwe muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana y'amahoro ibane namwe mwese, kandi bashoboze, ibakomeze, ibigishe, ibasobanurire, ibahishurire, ibereke ukuri uko ariko. Hanyuma dukunde ijambo ryayo nk'uko nayo yadukunze. Ibyo nibyo nkusabiye, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data, nanone ndagushimye kubw'iri jambo ryawe, kandi nizeye ko iri jambo ridashobora kugenda ngo rigaruke ubusa, ahubwo rikora icyo waritumye. Reka imitima yacu ikunda ijambo ryawe, kandi duhihibikanire kujya mbere turibwiriza n'abandi. Ibyo twibwira bihinduka ubusa, ahubwo ibyo wowe wibwira biba ari byo bihama mu mitima yacu. Komeza ubane natwe, byose bibeho uko ubishaka, mu izina rya Yesu Kristo. Amina.